Yes, mbahaye ikaze abantu badukurikiye. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Abantu bari mu Rwanda, abantu bavuga ikinyarwanda, badukurikiye aho muri hose ndabasuhuje. Njyewe nitwa Samu. Abantu bari hanze, abadiaspora ndetse n'abandi bose bumva ikinyarwanda bahaye ikaze. Iki ni ikiganiro cyitwa Daily Talk Show. Tugiye kujya tubagezaho, tuzajya tuganira ku bintu bigiye bitandukanye, amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye. So mbahaye ikaze rero. Tugiye kuganira, abantu bari kuri TikTok, mukande follow kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Abantu bari kuri YouTube, namwe mukande subscribe kugira ngo ibiganiro tuzajya dushyiraho bizajya bibageraho 5/5. So rero ntago dutinda turagenda tugaruka ku makuru agiye ari ku mihanda agiye atandukanye. Ngira ngo inkuru ziba zihari nyinshi cyane umuntu yagenda avugaho. Abantu bari buze gukenera gutanga igitekerezo cyangwa se inyunganizi muri iki kiganiro cyacu, muraza kwandika muri comment cyangwa se turaza no gushaka akanya tubahereze ugire igitekerezo utanga kuri iki kiganiro cyacu. So ngira ngo inkuru zimaze iminsi zicicikana. Hari inkuru ya Irene cyangwa se Irene Murindahabi Kashamakokero cyangwa se Morodekayi. Ubukwe bwe bwabaye kuri iyi tariki ya 15. Navuga ko ari ubukwe bwagenze neza. Ni ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye. Genge by'umwihariko genge ya Ntagikwe nk'uko tuyimenyereye irimo ba Kadafi ndetse n'abandi barimo na ba Rocky ndetse na ba Phil Peter. Ariko Irene yagize gutya arababwira ati njyewe ikurikize, kandi yaranabatiye. Ubona ko Irene akoze igikorwa cyiza cyane. Biragoye kumenya ibyamamare bitahageze kubera ubwinshi bw'ibyamamare byari bihari. Ibyamamare byinshi byari byaje kabisa. Hari abo bita ba Phil Peter bari bahari, ba Chris Easy, abo bita ba Junior Lumaga bari bahari, ndetse na Fally Merci, umwe ukuriye Genesis Comedy nawe yarahabaye. Twahabonye abo bita ba Kadafi, ba Rocky Kimomo, twahabonye ibyamamare bigiye bitandukanye. Scovia yarahabaye, ndetse n'abandi benshi bari bahari. Gusa wenda ikintu umuntu yibajije ndetse n'abandi benshi bagiye bibaza bati se ni gute nka Festina na Dorcas batigeze bagaragara muri buriya bukwe, nk'umuntu wabareze ndetse bamufataga nka papa wabo kuko yabakuye kure, yabakuye za Musanze ari abana batoya cyane, abazana i Kigali, abafasha kwamamara ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga, by'umwihariko East Africa. Ariko abantu benshi batunguwe no kuba aba bana batarigeze bitabira ubukwe
bw'uwo bitaga dadi wabo. So byatumye rero abantu bibaza ko haba hari ikindi kintu kidasanzwe, cyangwa se wenda bikaba ari ibibazo by'uko bari kure, kuko ubu aka kanya bari muri Canada, bishobora kuba wenda byaragoranye kwitabira ubu bukwe. Gusa icyagaragaye cyo ni uko umugabo wa Vestine yari ahari, yari ahabaye kuri ubwo bukwe. So urumva ni ibintu byo kwibaza byinshi cyane kabisa, ariko Irene yerekanye ko ari umuntu ufite uruhare runini muri showbiz nyarwanda, kuko afite ubushobozi bwo gukontorora showbiz, akaba yamenya ngo ibyamamare arabitwara gute, ni abantu bamenyeranye, kuko iyo urebye uburyo ki yateguyemo ubukwe bwe, ibyamamare byinshi bikitabira, ni ikigaragaza umubano afitanye na social media nyarwanda ndetse na showbiz muri rusange. Ubona ko ari umugabo wabashije kwiga ikibuga neza, kandi bigaragara ko hari izindi mbaraga ziri mu kuba amaze igihe kinini muri iyi showbiz nyarwanda. Irene ngira ngo kuba yakora ubukwe bumeze gutya, ni ikigaragaza yuko afite imbaraga zidasanzwe mu bijyanye n'iyi showbiz yacu. Ni ukuvuga ngo hari nk'igihe yigeze kuvuga yuko yarakoze kugeza igihe aboneye, byagenze gutya. Biragoye kugira inenge ugaragaza muri ubu bukwe bw'uyu mugabo. Ni umuntu kabisa wagerageje gutegura, kandi ibintu bye byabaye mu buryo buteguwe neza, ku buryo nta kibazo na kimwe kigeze kibamo mu buryo bugaragara. So hari rero abantu benshi, ngira ngo nk'uwo bita Aisha, kandi mu by'ukuri abantu bari bazi ko ngo wenda ari ex wiwe, wenda bari bazi ko haba harimo ikibazo, ariko burya Aisha nta kibazo ajya agirana na Irene, ni inshuti gusa, kuko nawe afite umukunzi we ku giti cyiwe. So urebye nta kibazo bari bafitanye. Akandi kantu wenda umuntu yagarukaho ni uko nka Yowe Bogari, content creator, nawe bari batumiye muri ubwo bukwe. Nawe urabizi Yowe Bogari yikundira icyo bita hit. Ngira ngo Bogari hit yose iyo ariyo yose yayakira, ntago ajya agira wenda twavuga ngo isoni se, ngo araseba. Ni umuntu wiyakiriye ku bijyanye no kuba yaseba gusa, akabona hiti uko yayibona kose, ntacyo biba bimubwiye. Nawe rero yari ahabaye, ngira ngo yaje no kugaragara mu mafoto yiwe n'amavideo, arimo ararya kabisa, ntacyo bimubwiye, yarurira uko nyine. Ubona ko Bogari ni umuntu utajya useba. Ni content creator utajya useba. Iriya ingendo yiwe nta n'undi muntu wayigenda kabisa. Ubona ko ari umuntu utajya ugira ipfunwe cyangwa se iki, yariyakiriye muri make. So nawe yari ahari, ubona ko ari ibintu byabaye byiza cyane. Ubu bukwe bwa Irene, ngira ngo n'ababandi bavuga ngo nta gikwe, bose yagerageje kubatumira. Ntekereza ko yashakaga kubahereza isomo, yashakaga kubaha isomo ryo kuvuga ati, nihagira umuntu ugerageza gukora nk'ibi nkoze,
nawe azaba ari umugabo. Nihagira umuntu utera ikirenge mu cyanjye yarabaye muri iyi showbiz, yarakoze imyaka igera kuri 4 yose adahembwa, ariko nyuma yaho akaza kugira ubushobozi bwo kuba yakora ubukwe nk'ubu ngubu, azaba adasanzwe. Ubona ko rero ni umwitangirizwa ahaye n'abandi bantu bose hano muri showbiz nyarwanda gukora ubukwe nk'ubu ngubu. Twagiye tubona ubukwe bw'ibyamamare bigiye bitandukanye, ariko hano gutya umugabo witwa Irene aba atanze ikosora rikomeye cyane ku bandi bantu bazamukurikira. Ngira ngo sinzi ko hari nk'abari abasore dusanzwe tubona nka ba Rocky cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye, sinzi ko hari umuntu uzafata umwanzuro nk'uriya agakora ubukwe buhenze nka kuriya. Ngira ngo bizamusaba nyine igihaha, bizamusaba agatuza kabisa. Urebye n'iyo nkuru imaze iminsi ivugwa muri iyi minsi kabisa, ni inkuru yari iremereye cyane. Wenda indi nkuru twahita twimukiraho ni inkuru ya Kimenyi ndetse n'uwahoze ari umugore we witwa Muyango. Nayo ni inkuru irimo byinshi cyane. Ngira ngo aba bombi ni abantu bakundanye, rwa rukundo wavuga ko rudasanzwe, urukundo rugurumana cyane kabisa, kandi wabonaga ko ari na kapo iberanye mu bihe byabo, bari bameze neza cyane. Saint Valentin yagera bagapostinga ukabona ko ni ibintu byiza, ariko ni kwa kundi utamenya ngo iby'urukundo birangira gute, akenshi ko birangirira mu marira. Nabo bari muri process yo kuba batandukana. Ngira ngo umunsi w'ejo nibwo bari mu bintu bya gatanya mu nkiko, mu rukiko rwa Kibagabaga hariya, barimo kuburana gatanya. Byagiye bigarukwaho kenshi. Rero amakuru yavugaga yuko Kimenyi atakibana n'umugore we Muyango, gusa hakaba abantu burya bakundaga iriya couple cyane, bavugaga bati wenda bafitanye utubazo ariko ntago birarangira n'iki. Bakavuga bati igihe kizagera biyunge basubirane, ni bya bindi by'ingo n'iki. Ariko byari biriseriye. Burya Kimenyi na Muyango bari baratandukanye. Ngira ngo hari n'amakuru yigeze kuza avuga yuko batandukanye bitewe na DJ Brian, kuko hari amajwi ya Kimenyi twigeze kumva avuga yuko Brian ariwe uturisha Muyango mu gihe Kimenyi abigerageza ntibikunde, ndetse atanga n'urugero rw'uko ngo Brian yajyanaga Muyango muri siporo, kandi ubwo mbere yaho Kimenyi yarageragezaga kumubwira ati tujye muri siporo, ariko Muyango akamuhakanira. Ariko Brian yagerageza kubwira ikintu Muyango agahita agikora mu buryo bwihuse. Icyo gihe wumvaga ko Kimenyi ari gushinja DJ Brian kumutwara umukunzi. Nuko rero twumvaga amakuru, twumva wenda ari ibihuha. Ngira ngo abantu bakunze iriya couple ukuntu yari nziza, bari bataremera neza yuko bagiye gutandukana. Ariko nyuma yaho
nibwo twaje kubona mu rukiko Muyango ndetse na Kimenyi bari kuburana gatanya, abantu bagiye gutandukana nyuma y'igihe kinini bisa nkaho byarangiye. Urebye hari hashize iminsi kabisa ngira ngo Kimenyi yibera hanze, ndetse bigaragara ko ari kumwe n'undi mukunzi. Ku makuru twagiye tubona yari yaramaze no kwibonera undi mukunzi, nubwo mbere bahoranye, ariko nyuma y'uko ashwanye na Muyango yaje gusubirayo, ndetse amakuru yavugaga yuko bashobora kuba uwo mukunzi bari kumwe baranabyaranyeho mbere. Uyu munsi rero muri aka kanya bari muri process yo gutandukana burundu, ndetse bari kugerageza no kugabana imitungo basanzwe bafitanye. Gusa ikintu cyahoze kibazwa n'ukuntu bari kugabana, ariko bivugwa ko Kimenyi yamaze igihe kinini adakora, ndetse ibintu bari kugabana bishobora kuba ari ibya Muyango ahanini. So rero ni ukuvuga ngo biracyari muri process, ntabwo birarangira, baracyari kugerageza gutandukana. Ndetse Muyango buriya amaze igihe kinini, ni umugore nawe ugerageza kwihiringa, ni umugore ushakisha, amaze igihe kirekire ari umuhosta, ndetse ni n'umu MC, ubona ko ari umugore nawe ukora cyane, ufite courage cyane kabisa. So urebye ni ibyo ngibyo, ni ayo makuru ahari muri iki cyumweru. Ndumva ari ibyo ngibyo kabisa, bimaze iminsi bicicikana, wumva ko ari amakuru ashyushye. Ndumva ari ibyo ngibyo kabisa. So haramutse hari umuntu uhari hano kuri TikTok ushaka nko kugira ikintu avuga, yashyira muri request tukamuzamura, ariko abaye adahari nabyo nta kibazo. Abantu bari kuri YouTube mukande subscribe, tuzajya tubana kenshi cyane, tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Ndabashimiye ko mwadukurikiye, tuzasubire ikindi gihe, ndabakunda cyane.